utari wakanda subscribe ukaba ugeze hano ari ubwa mbere ukaba utari wakanda subscribe kugira ngo uyikande ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo upload zacu zigeze kugeraho ku gihe. Uru ni urubuga rw'abakunzi b'iyi filime rero ndetse n'izindi filime zigiye zitandukanye mwakunze muri benshi. Aha rero niho tuzisesengurira ndetse tukanaziganiraho turushaho kugenda dusobanukirwa akantu ku kandi. Icyo usabwa rero ni ugukanda subscribe ubundi ukibera mu buryohe gusa ukaryoherwa na filime nyarwanda ukunda, ibintu ari umutekano gusa. Kandi rero ndagusaba kugira ngo ujye no muri comment udusangize igitekerezo cyawe, utubwire uko ibintu uri kubibona ndetse n'ukuntu utekereza bizagenda, maze dukomeze kugenda tuganira kuri filime yacu Mwenedata. Ibintu ari umutekano gusa, ndabizi ko muyikunda muri benshi, rero nanjye niyo mpamvu naje aha ngaha kugira ngo tuyiganireho turusha kugenda dusobanukirwa akantu ku kandi. Ibintu ari uburyohe gusa. Ibitekerezo byawe rero ni ingenzi, mwibuke gukanda like ndetse na share kugira ngo ibiganiro bigere ku bantu benshi bakunda filime nyarwanda. Urubuga rero rwo gusesengura filime, aha ngaha tuzajya dusesengura filime tugende dusobanukirwa akantu ku kandi turushaho kugenda turyoherwa na filime yacu, kugira ngo murabona ko Mwenedata noneho igiye kuba yaryoha, ibintu bigiye kuba byajya hanze. Ndagira ngo rero mutubwire, ese murabona igiye kuba yabaryohera? Igitekerezo cyanyu kirakenewe muri comment, mugitwandikire mutubwire uko ibintu muri kubibona.